itegurwa rya jenoside ritegurwa n'abahanga kandi igakorwa n'abahanga. Fiche suiveze niyo waguriho bakuzuzaho ubwoko bwawe, aho uvuka, aho ukomoka, mbese nuko nguko bayitaga. Noneho signalétique niyo twuzuzaga tugiye gukora ibizamini bya leta. Iyo ngiyo rero niyo yabahaga amakuru neza, uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa. Interahamwe barazitoza neza, baziha imihoro, babaza za ntampongano, bamwe bakajya bajyana mu kigo igabiro kujya kwiga gukoresha imbunda n'amagrenade n'iki byose, mbese ibishoboka byose. Gatete rero aho ngaho ho urumva ni uriya no ahubwo mu Gatete niyo muvuze nge nsesha rumeza. Nari maze kubivuga neza. Gatete hari ahantu ya traininze interahamwe mu masegiteri 18 yaragize komine Murambi. Buri segiteri yarashyizemo yaravukuyemo abasore 150 batojwe neza kwica. Bo nkubwiye iby'abagabo, nkubwiye iby'abagore. Noneho abagore bicaga bagenzi babambitse ubusa buri ibice byose, abenshi bahungiye hariya kugira ngo barebe ko barokoka, ariko ntibarokotse. Ahubwo yabaye amayeri meza. Noneho ibyaye n'ibya Gatete yaho zavuga ngo ujya kwica gutwika imbagara ngo arazegeranye. Yarazegeranyije rero babicira hariya mu kiliziya. Abenshi barabicanye mu bigero, mu ngeri zose zitandukanye, guhera mu bana bato babitaga imiyugiri, aho bashinzwe kuvumbura abantu aho bagabihisha. Ibitaravuzwe rero nk'uko mwabimbajije, nk'abo bantu ntago babazi, ntago bazwi, babamburaga iki gice cyo hejuru. Barabasaga, noneho abagore n'abakobwa bagaterura, bagera ku cya cyobo cy'ikiziguro, hamwe bubatse urwibutso shimira na leta. Abantu bararwubatse nibura abantu bacu baruhukiye ahantu hazima. Hari icyobo gifite metero zirenga 40. Bamara kubanagamo, ababaje babajyanye nabo bakabarohamo, abagiye bateruye imirambo bakarohamo. Turabakiriye muri studio zacu, twishimiye kongera kubana namwe. Turi kumwe n'umutumirwa w'umuhanga ku mateka, ufite byinshi aduhishiye, cyane ko hari byinshi bimaze iminsi bivugwa. Ndagiye twibande ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko tugendeye n'ibibazo biri mu karere. Ubona ko nko mu Burundi hari bihari nk'interahamwe, bakora nk'interahamwe, hari abari za Kongo bafite ibyo bibazo byose bijyanye no gukora ubuterahamwe no kubagara wa jenoside muri ibyo bihugu byo turimo. Hari n'abandi bari Burayi bakomoka kuri abo bana bakomotse kuri kubakoze jenoside mu Rwanda. Usanga abo bantu bose bafite ko hatagize igikorwa turetse bakongera kwisanga mu ntambara. Nkamwe basesenguzi ndetse abanyamateka ku bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, kuko mukunze kuba mutanga ibiganiro hirya no hino ku maradiyo ya leta, ubundi mwatubwiye iki kuri jenoside yakorewe Abatutsi, mwatubwiye iki ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse mukano kubigereranya n'abangaba harimo n'abaperezida nk'abo Burundi, aba Kongo n'ababagihembera urwo rwango ushobora kugeza kuri jenoside nanone. Murakoze. Yego, murakoze. Nitwa Gihana Samson. Murakoze kuba mwantumiye muri studio yanyu kugira ngo tuganire ku mateka nakwita karayo mu biyaga bigari. Ngendeye ku kibazo cyiza warumbajije kuri ntabwo jenoside urya ngira ngo igisobanuro cyayo ni igisobanuro kizwi,
cyakorewe ubushakashatsi igategurwa ikagira igihe ishyirwa mu bikorwa, ariko cyane cyane ndaza kwibanda wenda mu Rwanda cyane. nta nubwo burya nubwo bavuga ngo yatangiye muri 1990, burya yatangiye kera, yatangiye muri za 1959 ubwo bashucubikanyaga abatutsi bari mu Rwanda, bamwe bakagenda bahungira mu bihugu bimwe na byo hanze. Ariko burya ijambo jenoside ntabwo ryavuzwe muri 1994, burya ryavuzwe, ngira ngo ababikurikira neza, ryavuzwe n'umugabo witwa Kayibanda. yavuze ko niwe wadukanye ijambo jenoside. Kayibanda Gerwari ntago ari mbonye umutwe. Yego, niwe rero, niho burya iryo jambo niho rikomoka muri uru Rwanda. Jenoside rero burya igiye abantu benshi ko tubizi, abenshi burya bayizi mu 1994, ariko si byo. Kuri Repubulika ya mbere ho byari ibicika, n'iya kabiri ndetse byari ibicika. Muzi abanyeshuri bigaga i Butare muri 1973, Habyarimana akora kudeta, abana bigaga muri universite i Butare, nenda bita abana ubu n'abasaza abakiriho, bamwe bahungiye mu bihugu byinshi. Nabyitari burya kari byari gutangira kwitegura. Si ibintu byoroshye kubisobanura, ariko nanone ni ibintu bigaragarira buri wese, ni ibintu bishobora kugaragara mu bice byose. Muri 1973 ubwo abanyeshuri bigaga i Butare, hari abagabo benshi tuziranye, benshi, hari abahoze bigisha i Butare, hari bagiye ariko barabaza guhunguka. Aho ngaho ubwo Habyarimana amaze gufata ubutegetsi, noneho burya nibwo neza ababizi neza, abahanga, kuko burya jenoside itegurwa n'abahanga, ntago itegurwa n'abaswa, kandi itegurwa mu buryo bwa gihanga. Abanyarwanda bajya bavuga ngo zijya guhona zihonera mu ruhongore. Burya babujije abantu kwiga. Aho rero niho bavuga ngo Abanyarwanda babivuga neza ngo zijya guhona zihonera mu ruhongore. Iyo abantu batiga, iyo batiga ngo bakomeze bajye muri mu ma universite bagire bate, aho rero niho bahereye. Bamwe barabatoteza baragenda. Hari abanyamateka bahari benshi, hari ibitabo byanditswe bisobanura neza izo uko byagenze. Aho rero noneho niho natangira neza kuzamuka 73, 79, muri 80. Aho byari bikomeye cyane. Babonyeho kujya wiga mu mashuri abanza, bagiraga uburyo batubaza, bavuga ngo babarura abantu baje kwiga. Muhaguruke, abatutsi nimuhaguruke, abatwa nimuhaguruke. Twebwe byatubayeho, twe turabizi, kugira ngo bazabone ko bazakora ryaringaniza mu mashuri. Bavuga bati ahangaha bageze kuri iki kigero, abageze kuri iki kigero, abageze kuri iki kigero, mbese ku buryo imibare yabo bayifata neza. Niyo mpamvu ngira ngo ntangiye navuye ko itegurwa rya jenoside ritegurwa n'abahanga kandi igakorwa n'abahanga. Icyo ni ikimenyetso cyagaragaye. Aho niho byahereye.
hari ibintu bitaga amafishe twuzuzaga, harimo fishe yo bitaga fishe suiveze na fishe signalitique. Ayo mafishi rero niyo bagenderagaho. Izo fishi zaga ziteye gutezo mu kuzivuza. Fishe suiveze niyo waguriho bakakuzuzaho ubwoko bwawe, aho uvuka, aho ukomoka, mbese nuko nguko bayitaga. Noneho signalitique niyo twuzuzaga tugiye gukora ibizamini bya leta. Iyo ngiyo rero niyo yabahaga amakuru neza neza neza, uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa. Ndabyibuka muri 1983 na 4 hari umugabo watwigishaga ajyaga aza akaduhagurutsa bukeye, rimwe twanga guhaguruka, ubwo twarahagurukaga bakadukwena, bakaduseka, mbese wumva witakariza icyizere. Ariko twageze aho tumera nk'udusimba nyine, turamenyera, ahubwo nukumva ubaye fieri y'ibyo bakora, ukumva bimwe ukabishyira no ku ruhande, ntunabikurikirane, ntubihe agaciro. Ariko rimwe twigeze gukora niba nabyita agashya, noneho baraza bahagurutsa, baheraga ku Batutsi. Hari umwarimu ngira ngo n'ubu ngubu aracyariho, si ngombwa ko nza kumuvuga, yenda si ngombwa cyane, ariko yigeze kuduhagurutsa. Ntabwo ari ikibazo. Noneho araduhagurutsa turanga, agutsa Abahutu turahaguruka. Icyo gihe twarakubiswe. Nukuvuga ngo bahagurukije Abahutu haguruka Abatutsi. Oya, twabahagurutsemo. Ngiye hari n'umukobwa twiganaga wo kwa Gatera, yaritahiye, yapfuye muri Jenoside, yitwaga Niyonsaba. Niwe ubizi. Baradukubise ku buryo bw'intangarugero. Ariko urumva naho ngaho niyo yamateka nyine. Ntabwo hari muri 84 na 5. Icyo gihe twari tugeze mu mwaka wa 8. Mwaka wa 8 tutegura gukora ikizamini cya leta. Ndabibuka ko nanakikoze ikizamini, ndanagitsinda, yewe baranansiba. Yango ni ibintu bizwi. Umuntu wansimbuye akora muri Minijiste. N'abantu yakoresheje, abasirikare, interahamwe n'ibindi twese abaye. Usanga nk'imbaraga yari yateganyije nizi. Hari kuba tugira urugero nk'i Burundi, usanga bateguye imbonerakure, bateguye aba nabo. Nko muri komine Murambi hariho amashyaka. Hari ayahe mashyaka bari barateguye abantu bazica abantu gute? Gatete buriya ari umuhanga. Buriya komine Murambi yari ifite amasegiteri 18. Buri segiteri yari yashatsemo abasore b'interahamwe 150 yose. Interahamwe barazitoza neza neza, baziha imihoro, baza za ntampongano, bamwe bakajya bajyana mu kigo igabiro kujya kwiga gukoresha imbunda n'amagrenade n'iki byose, mbese ibishoboka byose. Gatete rero aho ngaho ho urumva buriya no ahubwo mu Gatete niyo muvuze nge nsesha umeza. Murambi turagaruka. Hari nk'abantu bari muri Rwanda, harimo Ingabire Victoire, harimo abantu bari hanze Tabagatebuke, harimo abantu bakomoka kwa Bambonye Umutwa. Biyumvishe nk'abantu bakinisha Jenoside, bakikuru urwango, bakigikiye FDL, bashyigikiye Bazarendo. Abantu bakaba bari mu Rwanda. Mwe mubavugaho iki nk'abantu bahuye n'ibyo bibazo? Amateka y'akarere ka Murambi, uburyo Jenoside yateguwe, ndetse kamara iminsi
itatu gusa inkotanyi zikahagera kandi abagombaga kwicwa barangije kwicwa. Noneho ndakubaza se ni izihe mbaraga nicyo na leta yabakoresheje, ni irihe banga ku buryo mu minsi 3 jenoside abayikoze ayirangije kuri inkotanyi zisanga abantu babamaze? Nari maze kubivuga neza. Gatete hariya hantu yatreninze interahamwe mu masegiteri 18 yaragize komine Murambi. Buri segiteri yaravukuyemo abasore 150 batojwe neza kwica. Abo baratojwe ku buryo nta n'uwari kurokoka n'uyu n'umwe no kuzabara inkuru. Batojwe mu kigo cya gisirikare Igabiro, batojwe kwica mu buryo bwose bushoboka. Ari nayo mpamvu komine Murambi yagize ubukana mu kwica abatutsi. Yenda utaragira si izo nterahamwe z'abagabo zonyine, haba bitaga interamwete none z'abagore. Izo zo zari karahabutaka, zasinzwe kwica abana mu gihe gito, kwica abana n'abagore ari wo wari umurimo wabo wa buri munsi. Hakaba n'utundi twana two dutoya hagati y'imyaka 6 kugeza ku myaka 10. Muri komine Murambi yose abenshi barabicanye mu bigero mu ngeri zose zitandukanye, guhera mu bana bato babitaga imiyugiri, aho bashinzwe kuvumbura abantu aho bagabihisha. Ubu ni umurimo wabo wari ukomeye cyane. Ibitaravuzwe rero nk'uko mwabimbajije, nk'abo bantu ntago babazi, ntago bazwi. Umva jenoside ni ikintu gitegurwa kandi kigategurwa neza mu buryo bwose bushoboka. Reba gutegura abagore n'abakobwa bicaga bagenzi babo bamaze kubambika ubusa, ntago ari ibintu byari byoroshye, ntago ari buri wese wapfa kubibona hariya. Impamvu hariya babiteguye mu buryo bwose, kwica abantu bangana kuriya mu minsi 3 inkotanyi zikagera zigasanga abantu barashize neza. Ni ibigaragarira buri wese ko hariya hantu iwacu hariya i Buganza habaye jenoside mu rwego rwo hejuru. Reba yenda tubigereranye no mu bindi bice. Yenda kana ka Emerenide yorwaga n'umugabo wahoze ari umudirecteur wa PECO mitwaga bakundaga kumwita mukirisitu kera abaperezida bari, ariko karakana ka Emerenide aho ngaho. Noneho ayo mashyaka iyo rimwe byaza gukoresha mitingi, ubwo babaga biteguye intambara, ubwo byabaga ari imirwa, babaga bari burwane byanga bikunda. Nyuma iyo ngivuyeho, ayo mashyaka avuyeho, nkeka ko ayo ngayo niyo yari afite imbaraga cyane. MDR itaracikamo ibice na PL itaracikamo ibice, bari bafite imbaraga ku buryo Emerenide ntabwo yabakangaga. Ntabwo yabakangaga, baratinyaga kuko bari bafite imbaraga. Nyuma rero ubwo baje no gukoresha kugira ngo ubwo ndimo ndavuga ubukana bwabereye hariya, baje gukoresha ibinyamakuru. Hari ikinyamakuru cya komine mwitwaga Ukuri. Icyo nicyo bandikagamo abantu bati aba naba, bagahera kuri nimero ya mbere bakazana bati aba ngaba nibo barimo gufasha inkotanyi. Hakaba ikindi kinyamakuru cyitwaga Umurwanashyaka cya Emerenide, cyandikagwamo n'umunyamakuru witwaga Gahigi Gaspard. Iwabo hari mu Bishenyi. Igeze kwandikamo umubyeyi wanjye, ari naho byahereye, bakamwambura ibintu byose, bakamwica. Yaranditse muri titre sinjya nyibagirwa,
iragira iti yatumazeho abana nk'iseru abajyana mu nkotanyi. Urumva noneho reba kuba warateguye gutyo, uwo wabwira wowe wese ubwira uwo muntu wamaze kwandika kwambura ubumuntu gutyo, yahitaga byumva, noneho bakabishyiramo ukuri, bakabishyiramo imbaraga. Ubwo mbabwiye muri makeya, ntabwo n'amaseri muri komine Murambi, n'amaseri. Ubwo nkubwiye iby'abagabo, nkubwiye iby'abagore. Noneho abagore bicaga bagenzi babambitse ubusa buri nabo bakoreraga ibyamfura mbi. Numva nta mentioning ntavuga hano nonaha, ni bibi cyane kuko si iby'umuntu watojwe wajya kuvuga amarorerwa yabariya niyakore. Abundi byakabaye bivugwa bikanandikwa ari amateka hari ahantu ku buryo yajya hagaragara, kuko abenshi twaratangiye no kubyandikaho no kubishyira ku mugaragaro, kubihuza n'amateka ya Murambi. Uriya komine Murambi, uriya Kiziguro yashushe naho iri hagati, kandi abantu nagira ngo ntangira nabwo muri 1959 burya bazi amateka neza, niho burya hera neza. Abanyarwanda bahunga, abatutsi bahunga bagira gute, bajyaga baterwa bakabamenesha bagahongera mu kiliziya cya Kiziguro. Buriya hariya kwitwa Kiziguro ni ku kiliziya. 90 bahungiyeyo ntibabica, barataha. Muri 1994 ngo ndashaka kubihuza n'amateka ya komine Murambi, none b'abatutsi none bahungiyeyo bazi ko bari ubonere amahoro. Bahungiyeyo buriya hagiyeyo abenshi cyane bavuye Kiramuruzi, bavuga Gakenke, bavirwa Nkuba, bavinya Bisindu, bava za Muhura, bava hakurya za Bishenyi. Mbese biriya bice byose abenshi bahungiye hariya kugira ngo barebe ko barokoka, ariko ntibarokotse. Ahubwo yabaye amayeri meza. Noneho ibyaye n'ibya Gatete yaho zavuga ngo ujya kwica gutwika imbagara ngo arazegeranye. Yarazegeranyije rero babicira hariya mu kiliziya cya Kiziguro. Aho rero nabihuriza n'amateka ya komine Murambi. Hariya habereye ubwicanyi bw'indengakamere. Kuntu babicaga byo rero byari bindi. Buriya bahereye ku bagabo, mutari munabizi, uzabimenye kuko ndahazi, narahageze, ndahazi, ndabizi. Bafataga abantu babamburaga iki gice cyo hejuru, barabasaga. Noneho abagore n'abakobwa bagaterura, bagera ku cya cyobo cy'Ikiziguro. Hamwe bubatse urwibutso shimira na leta, abantu bararwubatse, nibura abantu bacu baruhukiye ahantu hazima. Hari icyobo gifite metero zirenga 40. Bamara kubanagamo, ababaje babajyanye nabo bakabarohamo, abagiye bateruye imirambo bakarohamo. Buriya niyo wenda utaragiye muri kiriya mpamvu kiriya cyobo cy'Ikiziguro hari abantu bakirokokeyemo, abantu 16. Ese hari impunzi zari zarahunze, zabaga za Rwakirenga, zabaga hirya no hino, hakaba n'abasirikare bo kwa Habyarimana Indesifari. Ni uruhe ruhare rw'impunzi zari zaravuye za Kirombe ndetse n'abasirikare bo kwa Habyarimana bari ku rugamba hariya hepfo mu kwica abatutsi muri komine Murambi cyangwa se muri Gatsibo ngo sebo ntabwo byaba byatije umurindi mu gufasha Gatete n'interahamwe ze nabo ngabo bandi bose kuba kwihutisha mu kwica abatutsi? Nuriye ruhe rw'abasirikare bo kwa Habyarimana Indesifari bahungaga bahunga urugamba ndetse n'azira mpunzi zarahunze zivuye za Kirombe mu nda za Muvumba yego cyane, kuko buriya iriya shyamba ry'Akagera
ryari rikoze umukandara no kubona uko ujya mu nkotanyi hariya ntabwo byakundaga. Ugomba kujya mu ishyamba, abantu benshi buriya bashiriye mu ishyamba hariya, abasirikare babiciyemo bashaka kujya mu gice cy'inkotanyi zirimo. Ariko ikibazo cyiza warubajije, reka mpere ko ziriya mpunzi zo muri Kiyombe, muri Muvumba, baraje bajya ahantu bitaga Bidudu. Ziriya mpunzi hari n'abandi n'abarundi babaga muri za Nyagatare hariya, oya ntabwo ari za reba utarajya Nyagatare bakata gutya ahantu rirancitse, ariko ndaza kuryibuka neza, ndari kubwira. Impunzi z'abarundi zabaga aho ngaho bose barazamutse, batije burugumesitire Cyabukombe wa komine Muvumba, nzi ko yanafatiwe mu Budage, ngira ngo yaciriwe n'urubanza, yafatanyije na Gatete n'izo mpunzi zabo, nibo barazamutse, nibo bishe bura komine Murambi cyane, bafatanyije n'abanyamurambi hariya, bari baratojwe kwica abasirikari buriya kugira ngo nabara abantu b'ikiziguro bicwe. Abasirikare no baje bamena, n'abajandarume n'abasirikare nibo baje bamena inzugi za kiliziya kuko bari babananiye. Urabyumva rero ko noneho Gatete yagize ate na Mwange n'umugabo witwaga Nkunda Bazungu, ari perezida w'itero komine Murambi kera, ariko yaricaga kuko agakiza. Abo rero bafite uruhare rukomeye mu kwica abantu, abatutsi bari bahungiye muri kiriya kiliziya. Urwo ruhare rero rwabo ni uruhare rugaragara, uzabaza uwo ari we wese. Hari n'ibintu bisanzwe, n'ibintu bizwi, n'ibintu abantu batakwirengagiza. Kiyombe, Muvumba, nta jenoside yahabaye, ugasanga abasirikare bo kwa Habyarimana Gisifari zarwaniraga aho ngaho, ugasanga uruhare rwabo nimwe wavuze ngo bitaravuzwe. Usanga havugwa Gatete, ugasanga aravuga abantu b'abaganza, kandi bavuga ngo abaganza iyo batabamo ntabwo bari kwicana cyane. Ese umwihariko w'impunzi, umwihariko w'abasirikare mu rupfu rw'abatutsi muri komine Murambi, kugira ngo ibyawe n'abarundi uko bivuze, kugira ngo ibyawe byajya ahagaragara, hari ubutabera bwagiye buba. Ese nk'abantu bishe nka za Gatsibo bakica muri ibyo bice, bagasubira mu Kiyombe, bagasubira aho bahoze, ubu kugeza ubu nta rwibutso bahagira, nta kintu bahagira, wumva wavuga iki kuri abo bantu? Cyane cyane amabato yari arazwi, abari bayoboye barazwi, basanga hari namwe bakiri mu buyobozi, bakinariho, bakakwiye ko babazwe ibyo bintu. Hari izo mpunzi zahungiye hariya zirahawe. Ese mwagerageje kuba mwakurikirana abasirikare bamwe bari bayoboye ingabo muri ibyo bice ubwo jenoside yatangiraga gukorwa, cyangwa se impunzi zaba zarahunze zigahungira? Hari amakuru mwamubifiteho? Ubivuze neza, hariya muri za Kiyombe na za Muvumba nta jenoside yahabaye, inkotanyi zahafashe kare. Abo baje bahunga inkotanyi nibo bafatanyije n'abasirikare, nibo bafatanyije na Gatete n'izo nterahamwe zari yarateguye, nkuko nabivuze haruguru. Abo ngabo bose nibo bari bagize uruhare rukomeye cyane mu kwica abatutsi bari mu komine Murambi hariya. Baba barakoze jenoside n'iki, amabato yarahari, abo benshi nibo bari muri FDLR. Abenshi bararwanye buriya, nubwo nibanze kuri komine Murambi, Gatete ntabwo yishe komine Murambi yonyine, yishe Nyarubuye, yishe Rukara ku Muzizi, yarishe buriya agendagera Rusumo ku mupaka. Urumva uwo muntu sinzi ukuntu yararemwe, ariko nibyo ni ikivume, buriya ni ikivume kibi cyane. Yigeze gufata nyina, yigeze nagaciyemo kugira ngo yigeze gusanga nyina n'abandi bakecuru wabi hari za Rwankwa binywera agacupa n'iki mu masaha ngo y'akazi. Icyo yakoze, yafashe nyina amushyira mu modoka, aramwirukankana amujyana mu ishyamba hirya za Gabiro, amusigayo, aca iteka uzana
arabona akaga, nyina yaje amuvuma kwindagererwa nkuba. Kisekedi we gufata interahamwe karundura gakushwa ukazishyira mu gisirikare cyawe, ntuza Ndayishimiye agafata interahamwe akazishyira mu gisirikare cye, bakumva ngo bariya abantu sinzi ukuntu barimo gutekereza. Icyo nababwira rero ni iki, niboyayo nibagaruke ku isoko y'imico ugize y'uburenganzira bw'ikiremwa cya muntu bwa muntu. Kwica ntaho byagera, ntabwo uzica abantu ngo bamare. No mu Rwanda barabigerageje birabananiye, ngo Gwe Gatete ko avuga ngo ashaka komine Murambi itagira umututsi n'umwe. Ubu se niba hari bariya nabo baribeshya rero, ariko biriya bikora umunsi n'uyu, umunsi abaturage babo bahagurukanye bazabona icyo gukora. Turabashimiye cyane, nitubakenera ibyo bazatira comment bazavugaho, ibibazo bazabaza muzadusa, kandi si ubwa mbere mudahe ikiganiro, n'udukenera muzakiduha. Oya rwose ibiganiro birahari ni byinshi, n'iki ngiki tuzakibategurira neza. Ibiganiro birahari byinshi, cyo muzashaka rwose mumbaza ibyo byose ni byinshi, nzi byinshi, nabonye byinshi, ndashaka kuzayibasigira namwe nk'abaraga kugira ngo muzagire muzasigare mu gihugu cyiza kitari nk'icyo twabayemo twebwe. Murakoze cyane.